Numva se nk'umugabo w'inzozi za ari umugabo uzaba ameze ute? Uranyandikira uti iki kiganiro akoze nta makosa, ndambiye abantu bagumya kuza basenya bicira izina aryo bita Ndimbati. Abantu ntitukabe cyangwa ntitugahimbe ntidugasenye bagenzi bacu pe ngo imyaka ngo 10 ningahe ngo yanze kunyemera ese mu by'ukuri ari nkanjye cyangwa ari nk'undi muntu ukeka yuko biba byoroshye kumva ngo umuntu avuye ibunaka ngo iyo ngeze agisagara nahe hose cyangwa nk'umuntu ngaraje ngo yise avuga ngo uri papa ngo naragushatse ngo iki n'ibiki. Erega Ndimbati ni umusitari kandi yarabikoreye ntago yabyutse mu gitondo ngo asange ari Ndimbati ngo asange azwi bigeze hari. Erega hari abantu baba bamukurikirana bamufana bamukunda. Ese burakeye ngo umwana ngo yavutse burakeye ngo undi ngo nise ukeka yuko abantu bamukurikirana cyangwa bamukunda mu matwi yabo baba barimo kubyishimira kumva ngo umuntu utareze umuntu utaruharavuka umuntu utazi ngo Ndimbati ngo ni papa wanjye. Abantu bose babireba abantu ubuze umuntu ubibonye ari bwo bwa mbere byumvise yamukurikiranaga yamukundaga wenda yamufanaga ibikorwa bye yavuga ati se uriya mugabo yihakana abana ari nka mugenzi wagiye kugira inama sibyo. Uravutse urakuze ugeze ku myaka runaka barakubwira ngo papa wawe nuriye. Bande se babimbwira? Mama wawe arabikubwiye ariko ataje kwitwikira nimba umukobwa yaraje avuye iyo za Gisagara urumva akaza Kigali yaciye he yaje ate? Ibintu bya James nawe riva yigeze ubibona mu minsi yashize wabana n'umugabo bagutanzemo pasi. Yego Yes reka nongeye mbaye ikaze bakunze wa Slim Jesus TV none kandi nanjye mbasuzuma mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Mbibutse ko mba ndi kuri Believer ahantu heza cyane ushobora kwasohokera ukaba wasohokana n'umukunzi wawe n'ahantu habera ibintu byinshi bitandukanye amakwe ndetse n'ibindi byinshi cyane akari naho ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyangwa se umumama mwiza araza ko twibwira. Umeze ute? Meze neza. Meze fresh. Yego ndagerageza. Kuki ugerageza se uri kubura iki? Izuba se riri ahangaho urabara ryoroshye. Niyo mpamvu ngerageza. Izuba ryakomereye nabi. Sigiye gusa hano hari izuba pe hano hari akazuba hano hanze. Hanze akazuba kameze nabi muri iyi minsi n'amafaranga yarabuze ariko wowe banzo yafite kuko ntabwo hagaragara gutyo utayafite. Oya. Amafaranga yarabuze muri rusange. Yego. Amafaranga yarabuze muri rusange ariko noneho abantu bagira uburyo bwinshi butandukanye bwo kuyakoreramo sibyo. Ubundi busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe mva nkora ibintu byinshi ngenda gerageza imirimo myinshi itandukanye ariko none ahangaha ntabwo nabasha guhita mvuga ngo nkora iki cyangwa iki ako icyo nshoboye ngira imbaraga nkoresha amaboko byakwanga hari aho umuntu aba agomba gukoresha ubwenge umutwe nkakoresha ubwenge nyine mba ngomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose nyine kugira ngo mbeho surviving gato. Biba ngombwa ko wabona amarushanwa yo kwirukanka wajyamo. Kwirukanka se gusa nabivuga nk'akazi ni ukuri aho banaga bibaye ngombwa avuze bati akazi gasigayeho tugiye mu marushanwa yo kwirukanka kandi rwose umuntu uri uwa mbere arahabwa miliyoni 5 z'amadolari. Ni ukuri kw'Imana banaga pe kwiruka. Ayiwe ariko ari ukwihuta nakwihuta. Kwihuta se ugakwihuta gute udashoboye kwiruka? Natera urutambwe runini. Ariko amarushanwa yo kwiruka ntabwo nakora. Amarushanwa yo kwihuta ntabwo yabaho.
ari ukwihuta gutya gutera utambwe nkihuta ariko ntirukanze. Naho nagerageza ko nzi kugendesha amaguru. Ako amarushanwa yo kwirukanka ntabwo ndayagerageza. Bavuga ko abantu mu byibushye mukunda kugira umutima mwiza, hakora ubona nibiterwa n'ikibundi. Yesu yarishyuye. Yesu yarishyuye. Yego. Tuzajya dusenya natwe Yesu akazatwishyurira. Ariko ntuzahure rero n'uwagize umutima mubi kandi anabyibushye. Ntabwo wabishobora, ese kutashobora ntabwo umutima mubi cyangwa mwiza bigendera kuri size. Kutashobora kurwana, ugomba kugira umutima mwiza kugira ngo hatazajya no kwenza akagukubita. Ko nkubita? Wowe washobora kurwana. Ese abantu baracyakubitana muri iki gihugu? Hari aho biba. Aya urwo rwaba ari urugomo, by'urugomo kandi ubwo se hegoko. Abo ndagera ku rwego rwo kurwana, n'abandwanira iki? Urwanira iki? Urwanira imbaraga zawe cyangwa urwanira ibyo ushaka kugira. Oya, nta mbaraga mfite zo kurwana. Urubyiruko rw'ikigero urabona ute rero? Yesu mananjye, urubyiruko rw'iki gihe nyine ni imvange. Kuba umuntu ari urubyiruko ntabwo bikwiyeho n'ubundi ko ari umuntu mu buzima busanzwe. Yego. Ariko urubyiruko muri iki gihe turimo, abenshi n'abana beza, barashishikarira ibintu bijyanye no gukora, ntabwo ari nka mbere. None se nk'ubashe ngo kuki udashaka wasubiza ngo cyangwa warashatse? None se ngiye ntagusubije. Nkaya ndakubajije, nk'ubaje ko udashaka habura iki? Ntabwo ndabishaka. Ntabwo urabishaka? Yego. Ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kugumirwa? Ayiwe wacu wagumiwe, ntabwo nagumirwe. Gikomereza. Ejo bundi rero nakoze ikiganiro, urangije uranyandikira uti iki kiganiro akoze ni amakosa, ndambiye abantu bagumya kuza basenyera bicira izina aryo bita Ndimbati. Oya, biriya bintu birababaje. Abantu ntitukabe cyangwa ntitugahimbe, ntitugasenye bagenzi bacu pe. Ntabwo kirari ikintu gihesheje umuntu agaciro kujya ahantu akihandagaza akareba umuntu nk'uriya w'umugabo, si umwana ukuzemo, simvuge ngo ni umusaza. Umusaza. Akavuga ibintu nka biriya, njye ntabwo byanshimishije ku giti cyanjye. Naracyumvise, numva mwana w'umukobwa ku myaka ye 17 18 byarangiye atwetse indaganuka afite 18. Yego. Ngaho nanjye nishyize muri icyo kintu, ndavuga ntisi ubu nk'umuntu ngo imyaka ngo 10 n'ingahe ngo yanze kunyemera, ese mu by'ukuri ari nkanjye cyangwa ari nk'undi muntu? Ukeka yuko biba byoroshye kumva ngo umuntu avuye ibunaka ngo iyo ngeze agisagara nahe hose, cyangwa nk'umuntu ngaraje ngo ahise avuga ngo uri papa ngo naragushatse ngo iki n'ibiki? Use umuntu ari nkawe wapfa kubyemera? Oya, ni ukuvuga ngo ntabwo ngiye ku giti cyanjye nshobora kutabyemera cyangwa se nkabyemera bitewe n'impamvu runaka. Njye rero nishyize mu cyimbo cya Ndimbati. Reka nanamuvuge Ndimbati rwose. Ntabwo biriya bintu ari byo kuba umuntu. Se kuki abantu tutajya tuba abana beza? Tutaba abana beza gute? Erega Ndimbati ni umusitari. Kandi yarabikoreye. Ntago yabyutse mu gitondo ngo asange ari Ndimbati, ngo asange azwi bigeze hariya. Erega hari abantu baba bamukurikirana, bamufana, bamukunda. Ese burakeye ngo umwana ngo yavutse, burakeye ngo undi ngo ni se. Ukeka yuko abantu bamukurikirana cyangwa bamukunda, mu matwi yabo baba barimo kubyishimira, kumva ngo muri inkuru nshyashya. Kubyara ntabwo ari ikosa, ni ukuri. Imana nanabigenje neza, abantu bajya babyara. Kubyara ni ikintu bibaye byiza, wabyara nawe n'uwo mwashakanye. Ariko kubyara muri rusange ntabwo ari icyaha. Ariko nanone kumva yuko sinzi ko nta mubyeyi ujya upfa gufata umwana
ngo amute cyangwa ngo amujugunye, ariko kumva umuntu mukuru, umuntu utareze, umuntu utari uharavuka, umuntu utazi, kumva ni ukuri muri rusange no kuvuga ngo umuntu utazi, ngo Ndimbati ngo ni papa wanjye, abantu bose babireba, abantu ubuze umuntu ubibonye aribwo bwa mbere byumvise, yamukurikiranaga, yamukundaga, wenda yafanaga ibikorwa bye, yavuga ati se uriya mugabo yihakana abana, urumva, akaba yatangira kumushidikanyaho cyangwa yamugira n'umutima mubi mu bundi buryo, kuko ubuzima tuba tubayemo nta muntu uba uzi ngo ejo bizagenda gute. Ndetse nimba Ndimbati yarakuze kandi Ndimbati afite ahantu ari muri uyu munota heza hashimishije, ukeka yuko se yapfuye kugira ngo ndahageze? Ntabwo apfuye kuvuga ngo arahageze, none yarabikoreye. hanyuma se wowe iyo urebye ubona abantu benshi bari kuvuga ibintu bitandukanye, sibyo? Muri kano kanya uri kumva ngo wenda uriya mukobwa ni umunyamakosa, ikosa rinini uriya mukobwa yaba afite wenda ni irihe? Ikosa numva yaba yarafite afite muri cya kiganiro ukuntu nabyumvise, ni ukuntu koko abimushinja, ukuntu abimushinja nkaho koko ari byo, nyine agashaka nko kumugaragaza nk'umunyamakosa, nk'umuntu mubi, nk'umuntu utita ku byo yakoze, wenda udasubira inyuma ngo arebe ngo nakoze ikintu. Abantu turatekereza. Hanyuma se uriya mukobwa wenda we yari kubigenza gute mu gihe tuvuga wenda ajya mu mwanya uriya mukobwa? Umve uri umukobwa, uravutse, urakuze. Ntabwo njya mu mwanya uriya mukobwa. Okay, ndakubwiye noneho uri we cyangwa utekereza utekereza nko uriya mukobwa ari inshuti yawe, ari nka mugenzi wagiye kugira inama, sibyo? Uravutse, urakuze, ugeze ku myaka runaka, barakubwira ngo papa wawe nuriye. Bande se babimbwira? Mama wawe arabikubwiye. Ariko reka wowe ufite ababyeyi bombi? Oya. Ufite bangahe? Mfite mama. Papa waba hehe? Papa wanjye ntago akiriho, ariko ndamuzi. Ariko uramuzi? Yego. Wowe uramuzi, sibyo? Ndamuzi. Wowe ufite mama wawe, wana na mama wawe? Yego. Papa ntago akiriho, sibyo? Wenda nawe muvukana bose muhuje papa wawe na mama wawe? Yego. Okay. Noneho tekereza noneho ko noneho hari nk'umwana ushobora kuvuka muri ubwo buryo bundi, akavuka abona mama we atabona papa we, sibyo? Noneho mu gukura mama akamubwira ati mama papa wawe nyamara nturiye. Umwana ari kureka kuza kureba se? Ariko bivuga ngo umwana ari kureka kuza kureba se, ngiye ikiganiro naracyumvise. Urumva? Umwana yaje i Kigali, yatorotse aho yabaga kwa mama we n'umugabo wa mama we, uwavuga ngo ni umugabo wa mama we. Urumva? Ngo ngageze hano njye nta nubwo nanabihuje numve ngo birahuye neza, ntago bihuye. Urumva? Ngo bageze imyaka 6 bamubwira ngo papa we ni Ndimbati. Ngo Ndimbati. Ese ubundi mu by'ukuri aba Ndimbati bari muri icyo gihugu ubu ngubu ntago njye nanyuzwe, niyo mpamvu yananshishikaje. Umva gura mukobwa ameze nk'uwaje kwitwikira muri kwitwikira. Nese undi kanwaza cyose ataje kwitwikira, nimba umukobwa yaraje avuye iyo za Gisagara, urumva, akaza i Kigali, yaciye he, yaje ate, ibyo bintu byose. Ikindi kandi yaraje ajya mu kazi ko mu rugo, yaraje sajya kwa Ndimbati? Ntago yarahazi. Ntago yarahazi. None se kubera none ndumva ntashaka no kubivugaho cyane, ariko n'ubundi stili ndabivugaho. Tureke no wari tureke none narabibajije, ahubwo tukomeze twiganire mu bundi bintu bisanzwe, nagira ngo numve naho kubyumva burya utazagira ngo tukunigana ijambo rimwe na rimwe, sibyo? Twigane noneho hano hanze haba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, so ujye ureba inkuru zirirwa kuri social media? Ndagerageza. Ndagerageza. Ibintu bya James nawe Oliver wigeze ubibona mu minsi yashize? Oya. Ntabwo wabibonye.
ariko se wowe ku giti cyawe nk'umuntu akubajije si uri umukobwa hari ubwo urashaka yego wabana n'umugabo bagutanzemo pasi yego nyine ubwo nkaguhereza pasi nkaguhuza n'umuniga none namara kuguhamo pasi uwo muniga mwangiza ukabyemera mugakora ubukwe none se kankubwira impamvu nabyemera ntabwo abantu bose duhura nabo mu buzima tuba twabipanze ngo duhure nabo kandi nimba kera harabagaho abaranga ubu hariho amapase umuntu ashobora kuguhereza pase umuntu runaka bigacamo da ku buryo nk'umu ex wakereka mubwire sibyo umukobwa yakundanaga n'umuhungu baratandukana amaze gutandukana n'uwo muhungu akahita akubwira ati rero akira nkwere pase y'umuhungu twakundanaga akareka singiye najya gufata ibyo abandi banze none nibyo rero nta n'ikindi kiganiro kibayemo nta kindi kiganiro nanjye nkakira se ukakira nyine aho ngaho nziza ngo numva ukuntu byumva kuko urumva iyo couple ese ubwo bo baba bashwaniye iki barabashwana iki okay ntago wabimenya urumva kuko ne couple navuga nimba navuga mu minsi yashize haradutuburiye nabo bita ba James ndetse na Oliver banakora prank ngo batandukanye ndetse bigeze no gukora inkuru bavuga bati twebwe twarahuye uyu mukobwa bamumayemo pase muhabwamo pase n'umu ex wanjye iyo nkuru ndayibutse so yibonye ngo yari prank ariko njye nakora prank ngo natandukanye n'umusibwo bibaye oya ahubwo niba utanago bazabyemera niyo banagirana n'ikibazo bagira n'ikintu umuntu yabihakana akavuga ati ese bari kutwabamenyereye karabamenyera bari mu mikino hanyuma se urabona nimba ikiza kubyumvisho urabona biriya bintu ari nk'izengaruka bazabigiramo ingaruka ya mbere nimba kuko banakundana byanyabyo nta muntu ubu ngubu bifite mu mutwe wo kubyemera nibanashwana nta muntu uzabyemera nihaba ngombwa ko hazamo n'ikindi gikorwa runaka abantu bazaba bashidikanya bavuga ati ni ukuvuga ngo icyizere cyari kiri mu mitima y'abantu wenda babakundaga cyangwa babakurikiranaga cyagiyemo ibintu byo gushidikanya ntabwo bicyuzuye ntabwo bikiri ibyanyabyo ubwo ikosa se si iryacu twivanze mu byabo tukajya kubihereza agaciro buriya twese arabyivanzemo uzi se impamvu abantu bagiye kubyivanga nuko byari byagaragaye byari byagaragaye none se wakwivanga mu kintu utazi ntabwo wakivangamo ariko umuntu akwihereye pasi ntabwo wayireka da iyo pasi hari igihe yaza ari umuriro ariko n'ubundi abantu ntabwo bahirwa kimwe umuntu ashobora kunanirwa ikintu undi agafata bigakomeza kandi wapi aho ngo umu ex wawe wamuhereza inshuti yawe yego umu ex wanjye namuhereza inshuti yanjye uracyamukunda ubwo niyo mpamvu mwanatandukanye ari ukubera wowe kubera amakosa yawe none se rega ntabwo watanga ntabwo inshuti yawe wayihereza ibintu bibi sibyo kandi ntabwo wamuhuza n'umuntu uzi ko azamuhemukira kuko uzi ko ariwe bizagaruka yego pe biba bishatse kuvuga ko aba ari wowe uri mubi ahanini ubwo ahanini nawe twakumvisha we n'umu ex wawe icyo mwapfa ndetse n'umu ex wanjye nkubwira ko mufite umu ex ko nkwibarije se ukansubiza agira ngo nahise wabaho utamugira wenda sindatangira oya nawe ibyo ngibyo wapi byashoboka aya myaka ufite irabikwemerera ufite ingahe se ufite ingahe ufite imyaka 22 sorry ubwo se ubundi bw'imyaka 22 umuntu aba ari mu ba ex koko ubwo yaratangiye nyigize mike cyangwa nyigize myinshi njye wigize mikeyo afite 22 ndakugabanyirije yego najyaga ngo nyine twite twumva range yabyirimo ariko uko byagenda kose urumva umuntu uri hejuru y'imyaka 22 aba arakundanye nk'umukobwa akunda ashobora kugeza n'imyaka 20 akundanye n'abahungu barenga bangahe ako ntago rubaroro kuko aba ari bya bintu byo kwishura n'iby'abana twiganire ku musozo rero tugana ku musozo ndumva wakibutsa abantu wenda bashaka kuba bagukurikirana cyangwa se abantu
bakubonye agashaka ko umuntu yibera n'inshuti uburyo bashobora kuba bakubonamo. ngiye ubuse bambona bate ko nibere epfiyo mu byaro epfiyo ukase ukamanuka yego wibera epfiyo mu byaro uzize Kigali uzaze Kigali yego uzaze Kigali hari ibintu byiza ni nk'ubundi mushinga uzaze Kigali hari ibintu byiza hari amafaranga hari abagabo hari abagabo bafite amafaranga abagabo bafite urukundo n'ibiki byose abagabo barenze uruhombero abagabo ntago barenze uruhombero b'i Kigali umva hari abagabo b'i Kigali barenze uruhombero nabo abagabo b'i Kigali bafite amafaranga kandi nyine bafite amafaranga barenze biteguye no kuyabaha. I'm not sure. Bungu umugabo akwihereye inote akawati rwose nge ndashaka ko nzajya nkwimeneramo inote rwose ubu wanjye ntago wabyemera. Ubwo se biri interested kwivugira hano kuri kamera ntabwo mbizi nimba nabyemera byaterwa n'uburyo gufatirana byaterwa wumva se nk'umugabo w'inzozi za ari umugabo uzaba ameze ute? Erega ya myaka umugabo w'umwara mwiza ufite umutima mwiza niko ya myaka navugaga yakanye ngo ni mito kandi baza umuntu ukigira isoni ubundi igihe kigera umuntu n'isoni zigashira ntabwo njye banoje gushira isoni impamvu mbikubaje bigahita ukabona ruratungoye cyane nuko nyine uzi ko icyo gihe utaratangira kugitekerezaho. ntanagitekereza ntabwo wagitekereza ko uracyari mutoya biragaragara. ndagira nte ko ngize mutoya kandi ni nkaho urimo kuntuka. Ihangane kuba tugututse. Social media ukoresha zawe bita ngo iki bazita ngo iki kuri social media? Amazina yanjye niyo nkoresha yonyine. Witwa ngo iki? Natasha Murekatete. Natasha Murekatete. Natasha Murekatete wenda tuvuge ko wenda tugiye kuza tukubona kenshi gatandukanye cyane cyane wenda ndagira ngo wenda ubwire nk'urubyiruko abadukurikiranye ubabwire se wenda cyane ko hari umuntu ambwiye ko ugiye kuza gukora ibiganiro kuri channel bita ngo Umurimo TV show. Ndanamusuhuje unyuzamo nakamamaza ako kantu sibyo? Umurimo TV show ndabasuhuje Boss Jamal ndagusuhuje cyane uri umuntu mwiza kandi uri umuntu w'umugabo courage. Yego kabisa boss wawe turamusuhuje cyane pe agira twohereza agafaranga tube twirira dore ariko nushaka kwisubiremo channel pe Umurimo TV show tuzanayipininga. So ndenda kukubaza ni rero ibiganiro mujye kuzamuducishirizaho ni ibiganiro bimeze bite? Ni ibiganiro bijyanye n'umurimo of course gukora muri na minsi nta bunebwe nugira ubunebwe uzakena nukora uziteza imbere kandi ndumva nta muntu wakwishimira gukena mu by'ukuri. Gukena biraryana ubukene burababaza kandi twese akenshi mu mitwe y'abantu cyangwa mu mitwe y'abanyarwanda twemeranya ko iyo wakoze ugakora ukagerageza ntabwo ujya upfa gukena. Yego urakora n'Imana ikabiha umugisha nyine nawe ukabona ugasucceedinga. Haba imirimo y'amaboko imirimo itandukanye wowe ku giti cyawe wiyaminiye mu iyo mirimo? Cyokora kenshi nkoresha umutwe ariko n'amaboko imbaraga zo ndazifite. Amaboko ubwo wananirwa vuba pe. Amaboko ntabwo nananirwa vuba. Umurimo TV show se mutanga akazi muduha akazi? Si karibu se ni karibu rwose. Akazi muri kugatanga? Reka ndeke kuvuga ngo akazi turi kugatanga. Hari nubwo umuntu ataba agiye kuguha akazi ako kanya ariko akakwereka buryo ki wakoramo akazi byonyine akaguha n'igitekerezo. Nka sampose njye nyihera igitekerezo cy'ibintu nakora byibuza nkatera imbere mve muri buno bukene bumereye nabi. Ndishowa se kuri umukene none urabona nakennye ese nturi ku kazi? Akaye kazi se kaye kuba nicaye nyuma ya kamera nkafite mikoro gakana akazi nshaka kuba umukire. Uzakira? Nzakira gute se? None umuntu uri kuri kino kiganiro ashaka kuba umukire akamera nkawe kabisa. Ubwo se ndakize
ariko ndakize kuko ndiho sindwaye nta kindi kibazo mfite wenda ubwo ntiribwo bukiri none aha ndimo kuvuga. Mumere nk'ijambo navuga nka motivation ku muntu uri hano ugikurira kino kiganiro ariko akaba akifitemo akantu ko kwigunga, akaba ari gukora bikanga, yakora inzira zose acamo amafaranga akanga kuboneka. Nagenda agerageze bamuseke, ntacike intege, akomeza agerageze, kandi agume hahandi bamusekeye, aba ageragereza. Ikibi ni ukutagerageza. Agerageze bamuseke. Kuko inaha impamvu uvuze gutyo ntago mbishyizeho, kuko ngenzi ko abantu benshi barimo kubona umuntu arimo kugerageza kurwana no gukora, kurwana no gushaka ubuzima baraseka. Urumva iyo udacitse intege urakomeza nyine ukagerageza, bakakomeza bakakureba bagaseka. Iyo ukomeje noneho, iyo utavuye ku bintu ni ukuri bicamo, nabyo bitwenge bikabura da, bakakuramutsa na yombi muri aho. ubwo wabyumvisha nyine, urumva nawe ukiri kugerageza watangiye gucika intege. Nta nubwo ngiye binyoroye, nta kintu na kimwe nabonye kiba cyoroshye muri ubu buzima nge ndimo, ibintu mba ndebesha amaso, nta kintu na kimwe ndagerageza ngo gipfe kunyorohera ngo cyangwa ngo gite kigende neza nkuko nagishakaga. Gira inama urubyiruko, abakobwa bakiri batoya bari muri ya myaka yindi baba bakeneye utuntu tumwe na tumwe dutandukanye, ariko ubushobozi bukaba ari ibibazo. Akaba akeneye aka-makeup, akeneye kugenda mu nzira asa neza, ariko nibwo akirangiza kwiga akazi kabuze. Ndashaka kugira nk'inama mu urungiriro bambwirira abakobwa. Yego. Reka simbizi ibyo ndi buvuge nimba babyumva nk'inama cyangwa se wenda nimba babyumva, ariko bakobwa beza twihangane, dukeneye byinshi, dukeneye byinshi pe, nyine ibyo ngibyo uvuga biki byinshi muri ubu buzima. Abakobwa bura bakenera n'ibintu byinshi rwose, urumva, ariko twihangane ntiturushake ahantu hatari heza. Ni byiza cyane, atari ukuvuga ngo ngo niyo haba hatari heza ngo pfa kuba ngo ndi bubibone ngibyo. Basi twihanganeho gake, yego, tugerageze. Ubundi cyambere ni ukunyurwa, tubanze tunyurwe n'utuntu dukeya dufite, tunizere, tuniyizere, tuniyubahe, tunihe n'agaciro. Ntabwo ibintu byose twabibonera rimwe, ariko tuzabibona. Yego. Sawa, urakoze cyane, reka ngushimire. Wavuze ko umuntu ushaka kuba yakubona ngo kuri hariya ko ni imbuga zawe, wavuze ngo yitwa yitwa Natasha Murekatete. Natasha Murekatete kuri Instagram, Facebook n'ahandi hose. Yego. Ubwo bagakurikirane, mwandikire. N'abasore rwose ufite yerekwa ritambutse. Sawa, urakoze cyane. Yego nawe.